neza abakunzi ba Viza TV Rwanda, reka twifuze ikaze kandi namwese aho muri hose mu mirenge itandukanye, mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye. Rero igitaramo icyumba cya Lab cyasojwe n'intugunda abwenge itaririmbye uko cyagenze mu buryo butandukanye, aho bakitabiriye bari benshi, ubonaga ko bose bari bafite inyota yo kuza kongera kumva hip hop, umwimerere w'amagambo, umwimerere wa muzika ijyanye na hip hop, injyana bakunze kwita ko ari injyana y'umujinya, ariko nyamaza ni injyana igiye improvinga, igaragaza by'uko ko injyana gikunzwe cyane kandi ifite ubutumwa bw'umwihariko. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Viza TV Rwanda, muri kumwe ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari ku Viza TV Rwanda. Gukomeza kuri subscribe, ukoreshe amaze ibiganiro byacu na documentary byo kugira umunsi ku munsi, amakuru yaranze isi, ubuzima bw'isi, amateka y'isi, byose uzabiguha muri rusange. Hari ku nshuro ya kabiri ubwo igitaramo icyumba cya Lab yongeye kuzamo kidobya, ndetse kandi itsinda rya Tuff Gang ryari ritegerejwe na benshi, kirangira bitabashije kuririmba. Ese byagenze gute? Igitaramo cyabaye kuri uyu wa 10 Mutarama mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 muri Kigali Conference and Exhibition Village (KCV), hazwi nko Camp Kigali. Igitaramo cyari cyitabiriwe n'abantu benshi cyane bari mu ngeri zitandukanye. Nyuma kandi icyo cyateguwe kuri 27 Ukuboza umwaka wa 2024 kikaza guhagarikwa kitabaye kubera imvura nyinshi yari yaguye icyo gihe. Igitaramo kandi cyarinjyemo abaraperi barimo Sky2, 8 Kavuyo, uyu namwe n'umuzi wari umaze igihe utagaragara mu bitaramo bitandukanye. Umuraperi Diplomate, uyu nawe muramuzi cyane mu njyana zitandukanye, injyana zirimo ubutumwa bukomeye cyane. Harimo kandi umuraperi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Gasabo yitwa Riderman Megazo cyangwa se Rusake Mukibika. Harimo kandi n'umuraperi nawe warapye muzi cyane witwa JC, nawe yararimo. Hakamo kandi no muzi cyane My Type Time witwa Dani Nanone, nawe muramuzi indirimbo zikomeye cyane nka Sara n'izindi cyane. Harimo Bushar Bushid, nawe yari yitabiriye igitaramo, muramuzi cyane n'umuraperi ukunzwe cyane. Harimo kandi Betray, harimo Ish Kevin, Zeo Trap na Logan Joey. Bose bari bari kuri stage, baririmbye kandi baririmbye neza, ubona ko bafite igikundiro cyane n'abari bitabiriye igitaramo icyumba cya Lab. Ni mu gihe kandi uwo bita Pfla nawe muzi cyane mu njyana ikomeye cyane, ukunda kuririmba wumva avuga ijwi rikomeye cyane. Hakamo kandi na Green P ndetse na Fireman. Abo bose bagize itsinda rya Tuff Gangs, bo batabashije kuririmba kubera ikibazo cy'amasaha yo gufunga yagize batarajya ku rubyiniro. Urabizi ko mu minsi mikuru isoza umwaka ndetse n'itangira umwaka, leta y'u Rwanda iba igenda ishyiraho amasaha y'aho imyidagaduro igomba kuba yakongerwa, cyangwa se hari ibyumba by'imyidagaduro, amaresitora n'amabar agomba kuba yafunze amasaha y'ijoro, ku buryo bitagomba kubangamira umutekano w'Abanyarwanda, bagomba kubangamira umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu rero hari amasaha baragenwe cyangwa se yarashyizweho na leta y'u Rwanda n'inzego zibishinzwe n'ubutegetsi bw'igihugu, kugira ngo igaragaze byinshi amasaha yo gukoreraho agomba kuba yafungwa cyangwa se yahagarikwa. Aba baraperi kandi batashye bakubita agatoki kandi mu gihe n'abari bitabiriye batashye umujinya ari wose, ndetse kandi bamwe bavuga ko bakwiriye gusubizwa amafaranga yabo nyuma yo gutenguha bugira kabiri igitaramo kigahagarikwa batabashije kubona ibyo bishyuriye. Gusa nubwo byagenze gutyo, ariko nicyo gitaramo cya hip hop gusa cyongeye kwerekana ko ari injyana ikunzwe mu bihangano nyarwanda cyangwa se mu birangano bitandukanye bigize
Rwanda, aba R&B, akabamo hip hop, akabamo n'izindi njyana zitandukanye, ariko basanze ko hip hop nayo iri mu njyana zikunzwe cyane. Rero uko igitaramo cyagenze, Tuff Gangs yanyuze ku rubyiniro nk'abagenzi bigendera ngaho batari baje mu gitaramo rwose, maze nyuma yaho igitaramo cyo ku wa 27 Ukuboza 2024 cyahagaritswe kubera imvura, byarangiye itsinda rya Tuff Gangs rititabiriye, ndetse no muri iki cyabaye ku wa 10 Mutarama 2024 nabyo nuko byagenze. Fireman yaje ku rubyiniro saa 7:14 abwira abitabiriye ko kubera ikibazo cy'amasaha batari buririmbe uko bari bariteguye. Ati mutwihanganire kubera ikibazo cy'amasaha ntabwo tuburirimbe, tuzongera bajurira twebwe twenyine tubatumire muze muri ibi byacu. Ngayo nguko rero nibyo biri kugenda bibera muri entertainment nyarwanda, muri muzika nyarwanda. Nitwa Eric Nshimiyimana, nari ndireguza naho utaha. Umuhanzi rero Riderman yaririmbye iminota igera kuri 7 yongera kwerekwa urukundo. Umuraperi rero Gatsinzi Emery uri mu bamaze igihe kinini bakora umuziki kandi bakunzwe, yinje ku rubyiniro rero yinjiriye mu ndirimbo yise y'Ikinyarwanda imaze imyaka 6 yose yihanze. Nk'ibisanzwe rero Riderman yagiye ku rubyiniro ari hamwe na Karigombe bakunze kurimbana buri gihe mu bitaramo byose yitabira, yaririmbye mu buryo bwa full live. Yakurikiweho kandi yakurikijeho Holo ahita ava ku rubyiniro. Kuri buri ndirimbo uyu muhanzi yaririmbye yeretswe urukundo rwinshi cyane, ndetse n'ubwo yaririmbye mu rukerera abantu bajyanaga we umurongo ubundi ukumva ko rwose ibyo aririmba babizi cyane kandi bamukunda cyane. Hakurikiyeho kandi uwo bita Ish Kevin yamaze iminota nawe 6 ku rubyiniro. Ish Kevin rero uri mu baraperi bo mu kiragano gishya yeretse abakunzi ibinjyana ya hip hop. Uyu musore kandi yinjiye ku rubyiniro mu ndirimbo yise Amakosi iri imuze zakunzwe cyane, ndetse kandi yanzika n'indirimbo zirimo No Cap na Iki, asoza ashima abakunzi ba hip hop bitabiriye iki gitaramo, ndetse kandi Afrika yateguye igitaramo. Ibyo byose kandi yagiye abishima umuhanzi ko yishimiye bitewe n'ibyo abonye mu gitaramo. Hakurikiyeho wita JC yongeye kandi kwigaragaza nyuma y'igihe kirekire. Uyu muhanzi kandi yinjiriye ku ndirimbo yise Amba Katindagarutse yakuriyemo na Bruce Melody, nawe kandi yaririmbye mu buryo bwa full live. JC kandi wari umaze igihe kirekire atagaragara mu muziki, yaba mu gukora indirimbo ndetse no mu bitaramo, yagiye ku rubyiniro ibintu bihindura isura. Yaririmbye kandi izindi ndirimbo zizakunzwe cyane zirimo Isugi yakuriyemo na Bulldog, ndetse kandi niyo yasorejeho ahita ava ku rubyiniro. Uyu muhanzi nawe yagaragaje urukundo rukomeye cyane mu buryo butandukanye. Ibi rero byakomeje kuba biryohera abakunzi ba hip hop. Kate Kavuye rero nawe bakunze kwita Akamunani yinjiye nawe ku rubyiniro. Uyu muhanzi yongewe muri iki gitaramo habura iminsi 3 ngo kibe iki gitaramo. Inje mu ndirimbo zirimo Ugwane yahuriyemo na Afrique ati amazina yanjye nitwa Kate Kavuye. Yese kandi akomereza ku zindi ndirimbo zizakunzwe cyane bihe byahise, ahereye ku yitwa Afande. Akurikiza kandi Alhamdulillah yishimiye cyane enda ubu prefera out inyumve cyangwa se n'izindi zitandukanye zagiye itandukana kuri uyu mugabo. Hakavuye rero yaririmbye mu buryo bwa playback bitandukanye nuko byagenze mu gitaramo cya The Ben cyabaye wa mbere mu
Gitarama umwaka wa 2025 ntabwo yongeye kwibagirwa zimwe mu ndirimbo ze nk'uko yabigaragaje. Ajya kuva ku rubyiniro yashimiye ashyigikira hip hop bose ati banyakubahwa ndagira ngo mbashimire ku cyubiro mwahaye hip hop, ndashaka kandi gushimira abahanzi dufatanyije gukora injyana ya hip hop muri rusange. Hakurikiraho kandi Dani Nanone yagaragaje itandukaniro. Dani Nanone kandi uri mu baraperi bamaze igihe kirekire bakora umuziki, by'umwihariko akaba yarize umuziki mu ishuri ry'umuziki rya Rwanda. Yinje kandi ku rubyiniro saa sita z'ijoro zirenga iminota 20. Uwavangaga imiziki yabanje gucuranga mu majwi y'umwana wumvikana muri filime ya Squid Games, abantu bamwe baraseka. Uyu muhanzi kandi nawe yinje ku rubyiniro aririmba mu buryo bwa full live. Dani Nanone kandi yinjiye yambaye imyambaro isa nk'iy'imfungwa aririmba indirimbo yise iminsi myinshi yashize hanze mu 2023 nyuma yo gufungurwa. Ku rubyiniro kandi yerekejwe n'ababyinnyi bari bambaye nkawe, yahaye kandi umwanya ababyinnyi be bari barangajwe imbere na Divine wa Yireka abitabiriye iki gitaramo. Yarimbye kandi izindi ndirimbo zarimo Ndarapa, Solda, ndetse yarimbye kandi yambaye impuzankano ya gisirikare we n'ababyinnyi be n'izindi zitandukanye. Yagezemo hagati agira ati ndashaka kubashimira kuba mwaje kunshigikira muri injyana ya hip hop. Yagiye kuririmba indirimbo zirimo iyo yise Confirme, agaragaza ko ari umuraperi utanga umusanzu mu zindi injyana zitandukanye. Dani Nanone kandi yasojeje ku ndirimbo yise Ikirori, avuga ko n'abandi baraperi bari inyuma bakeneye guhabwa umwanya. Ati umwanya ntabwo wari mwinshi cyane, ndabashimira kandi ndabakunda cyane. Uwo yari umuraperi Dani Nanone wigaragaje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi arabimerita uyu musore cyane. Abahanzi bamwe baririmbye mu buryo bwa playback. Urebye ku rubyiniro wabonaga ko hari abahanzi bamwe bagomba kuririmba live, ariko abenshi bahanyuze bagiye baririmba mu buryo bwa playback. Uhereye kuri Far P hamwe na Kaitu na Logan Joe, abahanzi batandukanye baririmba mu buryo bwa playback. Gusa hari abandi biganjemo abakuru baririmba mu buryo bwa live. Icyumba cya rap cyambukiranyije umunsi mu gihe iki gitaramo cyagombaga gutangira saa 12 z'umugoroba. Ahagana saa 1:30 nibwo ushyushya rugamba wa mbere Tycoon Ndahiro yageze ku rubyiniro. Kuva icyo gihe abaraperi bakizamuka bahawe umwanya wo kugaragaza impano zabo, mu gihe kandi abari ku rutonde rw'abaririmba mu cyumba cya rap batangiye kugera ku rubyiniro hafi saa 5 z'ijoro. Saa 6 z'ijoro rero zageze hamaze kuririmba Logan Joe, Zeo Trap, Diplomat, Betray na Bushari. Gusa mu bahanzi 13 bari bateganyijwe kuza kuririmba muri iki gitaramo. Bushari yasanze Betray ku rubyiniro. Betray yakiriye mugenzi we Bushari bamenyekaniye mu gihe kimwe ubwo babarizwaga muri Green Flame Music yabafashaga. Aba kandi bahanzi baririmbanye indirimbo bise Kinya Trap. Ubwo kandi Bushari yasekaraga ku rubyiniro, abantu bamukomeye amashyi bagaragaza ko bishimiye kumubona muri iki gitaramo. Abahanzi kandi bongeye kwerekana ko bari mu gisekuru gishya cya hip hop cyazanye impinduka muri rusange. Bahise kandi bahamagara mugenzi wabo Slam Drip, nawe kandi bakoranye cyane muri Green Free Music. Bushari ati atonganya mwamubonye. Bahise kandi baririmba indirimbo Ni Twebwe bahuriyemo, yatumye kandi amazina yabo
akomera cyane. Ni indirimbo kandi yagize hanze mu 2018 yakunzwe cyane n'abatari bake, ndetse kandi ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'abarenga 900,000. Barimbye kandi na abitabiriye iki gitaramo maze bizihizwa cyane n'izi ndirimbo. Basoje kuririmba, Bushari yahise aririmba izindi ndirimbo ze zakunzwe zirimo Kenya Trap, Kugasima ni Ibizi, Kurura yahuriyemo na Juno Kizigenza n'izindi zitandukanye. Yese kandi akurikira yakira ku rubyiniro $10 uri mu bahanzi bari kuzamuka neza muri iki gihe. Uyu munsi kandi waje ku rubyiniro ahetse igikapu, yahise aririmba indirimbo yise za Angelewa igezweho muri iyi minsi, ariko ntiyatinze ku rubyiniro kubera amasaha. Aba bahanzi rero bakomeje bagaragaza impano zabo baririmba mu buryo bushimishije. Umuraperi Betray ageze ku rubyiniro byagenze gute? Uyu musore w'inyamirambo yinjiye aririmba ibihangano bye bitandukanye, ubona ajyana n'abari bitabiriye igitaramo. Yinjiye mu ndirimbo yise bagufata nabi, yahuriyemo na Diesel Last imaze amezi 5 hanze. Uyu muhanzi kandi yarembye mu buryo bwa full live, ashimira cyane abakunzi ba hip hop banambye kuri iyi njyana, ndetse na n'uyu munsi ikaba ikiri mu zikunzwe mu Rwanda. Betray yahise akomereza ku ndirimbo zirimo amabanga agezweho kandi n'izindi zitandukanye. Hagati ati ndashaka ko umumera amaki Kenya Trap njyewe narimo, kuko ibyo Kenya Trap yagitugejejeho ni byinshi cyane. Hakurikiyeho kandi abahanzi batandukanye bashyigikiye injyana ya hip hop, abahanzi batandukanye n'abandi bantu bazwi mu Rwanda bitabiriye iki gitaramo cya hip hop. Muri abo kandi barimo umuhanzi Kevin Kade ndetse na Ben Alex Muyoboke wamamaye mu gufasha abahanzi batandukanye mu Rwanda, umuraperi Izzo wamamaye mu bihe byo hambere ndetse n'abandi. Urebye kandi aba bahanzi n'abandi bitabiriye bazwi bose bagaragaza akanyamuneza ku maso, cyane cyane ko iki kiri mu bitaramo bike by'abaraperi gusa kitabire mu rwego rwo hejuru. Anita Pendo yashimiye aba bose bitabiriye iki gitaramo, cyane cyane avuga imyato The Ben wagiye afasha abaraperi mu nyikirizo n'izindi ndirimbo zabo zitandukanye. Ati mumfashe tumushimire cyane, uyu yagiye agaragaza mu gufasha abaraperi mu kuba akora amakoras cyangwa se mu kubafasha mu kuririmba indirimbo zabo zitandukanye. Icyiciro cy'abahanzi bakuru kigezweho, abahanzi batandukanye bakomeye mu Rwanda biganjemo abakoze umuziki mu myaka isaga 10 ishize batangiye kujya ku rubyiniro. Diplomate niwe bimburiye abandi baraperi maze igihe kinini bakunzwe muri njyana. Yahise akurikizaho n'izindi ndirimbo zirimo Fasasi wa mbere, umucakara w'ibihe, anarimba indirimbo y'ibyo bwa mbere yita Indeba kure, yakoranye na abahanzi batandukanye. Umucakara w'ibihe yakoranye na Young Junior, Karibu Sana yaririmbyemo na The Ben, umwe bavuze yakoranye na Bruce Melody n'izindi. Diplomate ku rubyiniro yashimiye abantu batandukanye bakomeje guteza imbere hip hop, ndetse kandi by'umwihariko ariko ashimira guverinoma y'u Rwanda ibungabunga neza umutekano w'abanyarwanda. Ati uru n'urugendo rwikomeje cyane rwo guteza imbere hip hop, nishimye kandi buri wese urimo. Ndashimira na leta y'u Rwanda kubwo kubungabunga neza umutekano w'abaturarwanda. Uyu muraperi yagiye akundwa cyane mu myaka yashize itandukanye. Mstino yashimiye umukobwa witwa Malayika ukomeje gushyigikira abaraperi bakizamuka.
Muri iki gitaramo MC Tino yagiye ashimira abantu batandukanye bakomeje kugira uruhare mu guteza imbere hip hop nyarwanda. Yahamagaye umukobwa witwa Marayika ushyigikira injyana abinyujije mu gufasha abahanzi bakizamuka. Uyu mukobwa kandi abikora binyuze muri podcast yise Apple Trends Bishop ya TV shows yabajijwe impamvu yahisemo gushyigikira iyi njyana, avuga ko ari nyayo, ati ni njyana irenze. Mu gihe kandi gito uyu mukobwa amaze akora ibi biganiro biteza imbere hip hop, yatumye bamwe bamenya umwe mu baraperi bakiri kuzamuka witwa Young Zaki n'abandi batandukanye, kandi avuga ko ari urugendo azakora kugeza igihe azaba agihumeka umwuka w'abazima. Ibi byakomeje rero MC Tino yakiriye Anita Pendo nk'undi mushyushyarugamba. MC Tino yavuze ko amaze igihe kinini akora na Anita Pendo ndetse atewe ishema no kongera kuba ari hamwe nawe mu gitaramo icyumba cya Trap. Anita Pendo yinjiriye mu ndirimbo Man's Not Hot ya Big Shaq, uri mu bahanzi bakomeye mu Bwongereza bakora injyana ya hip hop. DJ Ila yese akomeza amufasha gushyushya abantu muzi indirimbo zirimo Not Like Us ya Hendrik ndetse na Lam n'izindi zitandukanye. Ati uyu munsi wa hip hop mwakoze amateka yandikwe, mwakoze cyane gushyigikira hip hop, murabizi ko ari injyana ya mbere ku isi. Yahise yakira Sonic Band yafashije abahanzi batandukanye bakomeye bagaragaye muri iki gitaramo bacuranga indirimbo zabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibendera rya hip hop ryazamuwe muri Camp Kigali. Abantu benshi bari bateze iki gitaramo iminsi nyuma yaho cyari cyasubitswe mu Ukuboza umwaka wa 2024 umwaka ushize. Bamwe ariko bakana bihuza nuko muri Mutarama akenshi abantu bafite ibibazo kuko amafaranga menshi baba barayakoresheje mu minsi mikuru ndetse no kwishyurira abanyeshuri. Nubwo bimeze gutyo ariko iki gitaramo cyitabiriye ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse kandi biba ngombwa ko Camp Kigali hari igice kimwe cyongerwaho kugira ngo abantu batarame bisanzuye. Iki gitaramo kandi cyongeye guha ikuzo injyana abenshi bakunze gushidikanyaho, akenshi kandi biturutse ku bakenga imyitwarire y'abayikuramo cyane, kandi muri mwe bizahora byibukwa mu mateka ya muzika nyarwanda, ndetse cyihariye kuba cyahurije hamwe ibisekuru bitandukanye. Jay Polly yunamiwe ku isaha y'isa 3:22 band Imena igizwe n'abize umuziki mu ishuri ry'umuziki ry'u Rwanda School of Creative Arts and Music yinjiye ku rubyiniro. Abahanzi kandi barimbye ibihangano bitandukanye bya Tuff Gangs ariko byiganjemo ibya Jay Polly. Bahereye ku ndirimbo zitandukanye zirimo Akanyarejisho ya Jay Polly ndetse n'Amaganya ya Tuff Gangs. Iyi bande yagezemo hagati umuraperi Ndekwe wari uri mu baririmbyi bayo, avuga ko Jay Polly yakabaye ahari ariko akaba yaragiye kumubera mu cyimbo. Ati hari umusirikare Jay Polly wakabaye ari hano ariko ntabwo ubuzima bwamukundiye. Ndekwe kandi yahise akomeza ku ndirimbo za Jay Polly zirimo Oh My God, ku Musenyi, God Win Me ndetse yahuriyemo na Amy Brewston nyirizina, Dieu of France, de Fade n'izindi zitandukanye. Aba bahanzi kandi barimbye izi ndirimbo abantu bacana amaturushi ya telefoni zabo bagaragaza ko Jay Polly akiri mu mitima yabo nubwo agiye kumara imyaka irenga 4 yitabye Imana. Iki gitaramo cyakunzwe cyane kandi cyari kiryoheye amaso n'amatwi. Jay Polly aracyari mu mitima y'abanyarwanda. Ubwe Logan Joe yavaga ku rubyiniro MC Tino
yagarutse ku rubyiniro bacuranga indirimbo ya Jay Polly yitwa Defad. Iyi ndirimbo kandi yahagurukije benshi bitabiriye iki gitaramo bagaragaza ko bishimiye kongera kuryoherwa n'indirimbo ye. Iyi kandi izi ndirimbo yacuranzwe mu rwego rwo guha icyubahiro uyu mugabo witabye Imana mu mwaka wa 2021. MC Tino yongeye kugaragaza ko hip hop yakunze zikamirwa kera cyane mu myaka yatambutse, ubu igihe cyayo kikaba kigeze ngo imenyekane. Ati reka dukoze isoni abantu bapfobeje hip hop kuva kera, noneho igitaramo cy'ubutaha tuzagikora muri Stade Amahoro tubereke ndetse na arena yabo uko ihora ngo bayuza, twebwe tuzuza Stade Amahoro. Logan Joe yinjiye ku rubyiniro nawe ku isaha y'isa 2:50. Uyu muhanzi yakiriwe neza cyane n'abakunzi b'umuziki we, ndetse kandi yerekwa ko urukundo rudasanzwe rwamweretswe ruri hejuru cyane, ko akundwa ndetse n'abiganjemo urubyiruko. Akigera ku rubyiniro Logan Joe yagize ati mumeze mute, ati ni mu ukonje turi mu gitaramo cya hip hop. Yarebye kandi indirimbo ze zitandukanye zirimo Bitinde, ndi Good yakoranye na Big Trey and Trick wa Whatever yakoranye na Kivumbi. Yishimiye kandi cyane iki gitaramo. Kibonumwe na Ntiwamvamo yakoranye na Kenny Keshot. Indirimbo kandi za hafi yakoze yaziririmbanaga n'abandi bitabiriye igitaramo bigaragaza ko bamaze kwiza igikundiro, ndetse kandi n'indirimbo nyinshi cyane zizwi cyane na rubanda. Yavuze ko yavuye ku rubyiniro abantu bari kuririmba izina rye bati Logan Joe, we are for you. Ati turi kumwe. Izi ndirimbo rero zagiye zikora ku mitima ya benshi. Ni igitaramo gikomeye cyane. Ku isaha y'isa 2:50 MC Tino yinjiye ku rubyiniro akorera mu ngata Tycoon. Uyu mushyushyarugamba usanzwe ari umuhanzi yinjiye asaba abantu umwakirana urugwiro bazamura ibiganza. Uyu mushyushyarugamba yakomeje ajya ku rubyiniro ashinga ati Kasirye Martin wamamaye cyane nka MC Tino muri Kamena 2024 yari yatangaje ko yamaze guhindura izina ry'ubuhanzi, ubu akaba yitwa Tino Battle. Ubwo yari ayoboye iki gitaramo akinjira ku rubyiniro, DJ Ira wari uri kuvangavanga imiziki yashyizemo indirimbo zitandukanye ziganjemo iza old school zirimo Still Drill ndetse n'iya Dr. Dre afatanyije na Snoop Dogg n'izindi zitandukanye. Yahise avuga ko abantu kenshi bagiye bibeshya kuri hip hop. Ati iyi njyana kuva kera bagiye bavuga ko ari ibirara, ese koko muri byo mwikomere amashyi, izindi njyana zirajyanye baba stage ndetse nini bikaba ananira, ese bazakurikirwa hip hop ari mbere. Ku isaha y'isa 2:28 muraperi Sky 2 yahawe umwanya nawe aza kuririmba. Uyu muhanzi usanzwe uzi mu biganiro kuri YouTube yinjiye abaza abantu ati icara, abandi bati wige. Iyi ni imvugo akunze gukoresha cyane yaba mu bihangano ndetse no mu bitaramo. Yakomeje agira ati abataje none ntabwo bazi ibyabaye, ariko bahaye ibitangaza. Yahise akomeza ku bihangano bye bitandukanye kimwe na Paris P nawe ntabwo yeretswe urukundo rwinshi cyane ko izina rye rizwi mu biganiro kuri YouTube kurusha umuziki. Nawe kandi ibyageze aho bimucanga ari ku rubyiniro ati ko mutishimye mwaje mu kirori cyangwa se mwaje mu kiryo. Indirimbo ye yagerageje guhagurutsa bamwe ni iyo yise
icara wige ndetse kandi niyo yise Rocket. Ku rubyiniro kandi yaraherekejwe na mugenzi we Kamaro bakunze kugendana. Mbere yo kuva ku rubyiniro uyu mugabo yavuze ko umuntu umwe yamubaza ikibazo abazwa niba agira umugore cyangwa se niba abikora ari planka agatwiko, ahita ahamagara umugore we witwa Mama Doboy amusaba gusuhuza abari bitabiriye iki gitaramo. Ni ibintu byatunguye abari bari ku rubyiniro. Ku isaha y'isa 2:08 umuraperi Fally P uri mu bakiri kuzamuka niwe wabimburiye abaririmbyi muri iki gitaramo. Uyu musore ukizamuka yinje ku rubyiniro yungikanya amagambo mu mirongo igize indirimbo zitandukanye. Uyu musore kandi yahereye ku ndirimbo yise Panura imaze amezi 8 igihanze. Nabwo yeretswe urukundo rwinshi cyane ko benshi wabonaga ari ubwa mbere bumvise ibihangano bye, nubwo yagaragaje ubuhanga budasanzwe muri hip hop. MC Tino yamusezereye ku rubyiniro abwira bitabiriye gukomeza kureba ibihangano bye cyane ko ari umwe mu bahanzi bagomba kwiterwa mu mwaka wa 2025. Yagize ati amashyi menshi cyane arakurikirana Fally P nawe yavuye ku rubyiniro ko ubu aribwo abantu bagiye kumubona mu bihangano bitandukanye yiteguye gushyira hanze muri rusange. Ku isaha y'isa 9 rero abanyempano muri hip hop nibwo bari batangiye kwigaragaza. Umushyushyarugamba akaba n'umunyarwenya Tycoon Ndahiro niwe wahamagaye abasore n'inkumi ku rubyiniro ngo biyerekane. Nyuma yo gutangiza igitaramo, abaraperi batandukanye bakizamuka bahawe umwanya muri iki gitaramo. Aba bahanzi kandi bakishakisha mu muziki bakoze byinshi cyane. Zerorero Torrance One Battle hagati yabo muri umwe yerekanaga ubuhanga bwe mu kuririmba. Muri aba baraperi barimo abamaze iminsi batangiye kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga nka Akabarankuru, Extra, Dekwe ya Mikati, Rwoka n'abandi batandukanye akizamuka muri hip hop nyarwanda. Igitaramo rero cyari kiryoheye amaso nubwo kitarangiye neza, nubwo cyarangiye amasaha akuze, ariko ntabwo byabujije kuba bamwe mu bahanzi bigaragaje. Bamwe rero mu bitabiriye iki gitaramo biganjemo urubyiruko bamaze kugera aho kiri bubere, nubwo umubare wari ukiri muto masaha y'isa 1:10. Ngayo nguko ubu gitaramo cya hip hop cyagenze icyupa cya rap, muzika ikomeye kandi iryoheye amatwi. Nitwa Eric Nshimimana, kandi neguza nawe utaha.